Dutangiriye hakuno, dutangiranye umukobwa ari kuri telefone. Yari yarangaye afite varize hakuno. Hari umwana waje afungura varize, umukobwa atabizi, arangije umwana yihisha muri varize y'umukobwa. Umukobwa yumva hari ikintu kiri kujya muri varize yiwe, ahita abika telefone, aza kureba akana kari kwihishamo. Kurikiraga filime witonze. Yarakabajije ati wa kana urimo urakora iki hano? Akana karamubwira ati basi mfasha, ati ndakwinginze mfasha umpishe. Yahise amutongira urutoki amwereka umugabo uri guhiga akakana. Kurikiraga filime witonze. Ntaga filime dutangiye, hari umugabo uri hakuno yambaye rinete arimo arashaka akakana. Akana kaje kihisha muri varize umukobwa yari afite ifunguye. Kurikire umukobwa yahise afunga varize. Atabara akana wasanga kari no mu bibazo. Hari umugabo waje azabaza umukobwa ati hey, ati bimeze bite? Umukobwa aravuga ati nawe bimeze bite se? Umugabo arangije aramubaza ati unyihanganire, ariko se hari umwana ubonye? Nuko umugabo yamubajije. Umukobwa aravuga ngo umwana? Ati se uwuhe mwana? Umugabo arangije aramubwira ati ni akana gatoya ati kirukankiye hakuno. Ati se nakubonye koko? Umugabo arangije akuramo rinete. Arangije abwira umukobwa ati kariya ni agakobwa kanjye. Ati rwose twari turimo turakina saye, rwose kihisha nyine, sinzi impamvu kaje kwihisha kure, gusa nyine ni umukobwa wanjye. Twari turimo turakina ariko sinzi impamvu aje yiruka cyane akihisha kure. Ati rwose kari kambaye utwenda tw'ubururu n'agatisheti rwose gasa na pinki. Umukobwa arangije aravuga ati oh, atako gakobwa rwose, ati mana we, ati ndakabonye. Ati ndakabonye rwose, ati ndakabonye. Ati ariko kirukankiye hakurya iriya, narindi kuri telefone rwose ndatekereza ariho nkabonye. Ndari wowe nyura hakuno, ushobora kugenda ugahita ukabona kuko nibwo nkabonye ariho kari kunyura pe. Umugabo arangije aravuga ati ze nibyo koko niho ukabonye? Umukobwa aravuga ati yego rwose niho nkabonye pe. Ati nyura hakurya, njye narindi kuri telefone ntabwo nari mbyitayeho neza, gusa bisa nkaho nakabonye. Ngo yaramubwiye turakoze cyane nta kibazo. Umukobwa asigara hakuno, gusa kana turabizi kari muri varize y'uyu mukobwa. Yabonye umugabo agiye, arangije ahita aza gufungura varize abaza kana ibyako. Ikigabo kitarajya kure cyagaruye amaso kibona umukobwa arimo arareba muri varize, hari ibintu ari kureba. Umukobwa yabajije akana ati sura mugabo ninde? Akana karavuga ati byo sinshaka kubikubwira, ati ahubwo nge ndamutinya. Ati rwose mufitiye ubwo buriya mugabo. Umukobwa abonye umugabo agiye kugaruka, arongera afunga varize. Kurikiraga filime witonze, umugabo bisa nkaho yamubonye ko hari ikintu arimo arahisha muri iyi varize yiwe. Umugabo yaragarutse aravuga ati hey, atariko urimo urambeshya cyangwa? Nuko umugabo yaje abaza umukobwa. Ikigabo rwose kirimo kiranaseka. Kirangije kiramubwira ati rwose urabizi ko bitemewe n'amategeko kuba wahisha umwana w'umuntu, umwana w'undi muntu kandi atari uwawe, sibyo? Umukobwa arangije aramubwira ati se wundi ndakubeshyera iki? Ndakubeshye se nkubeshyera iki? Ati ntabwo nkubeshya pe, akana kagiriya hirya. Umugabo arangije aravuga ati noneho reka turebe kuko niba ibyo uri kumbwira ari byo. Umugabo arangije akora iyo telefone. Ntumbaze ngo agiye gukora ibiki. Yahamagaye telefone. Kurikiraga filime witonze, abwiye umukobwa ati reka turebe kuko niba utari kumbeshya. Yahamagaye telefone. Umukobwa uri hakuno bumva telefone iri gusona. Kurikire bumvishe telefone iri gusona. Umugabo arangije araseka, abaza umukobwa ati se icyo ni igiki kirimo kirasona? Umukobwa arangije aravuga ati rega ni telefone yanjye, ni telefone yanjye irimo gusona pe. Umukobwa arangije ayikuramo rwose arayimwereka ati dore wayibonye se, ni telefone yanjye irimo gusona. Umugabo arangije aramubwira ati mbega ibintu biri kubera hano ntibisanzwe pe. Umukobwa aramusubiza ati yego pe naye ndi kubona bidasanzwe. Nuko yamubwiye kurikiraga filime witonze. Ese birarangira gute? Umugabo arimo arashaka agakobwa. Umugabo yahise yinduka isura. Arangije abwira umukobwa ati fungura iyo varize ufite, yifungure. Nuko yabwiye umukobwa ari seriye noneho. Umukobwa yitegereje ikigabo abona kirise, yavuga ati reka reka. Ahita yijya imbere ahubwo aravuga ati wapi pe nta ndi bufungura. Umukobwa arabizi ni hakana kari kamusabye ubufasha ngo agahishe. Iki kigabo ntago kakizi. Kurikire niba cyashakaga kugashimuta ntumbaze, gusa twe tubonye akana kaza gahunga ikigabo. Umukobwa yanze gufungura varize. Umugabo arangije aramubwira ati fungura varize cyangwa mpamagare polisi. Umukobwa arangije aravuga ati hey. Umugabo arangije aramubwira ati se uratekereza ni abapolisi nibaza bakabona
ufite umwana muri varize uratekereza bari bugukorera iki nibasanga mu mwana muri iyo varize ufite kandi atari n'uwawe? Umukobwa arangije aravuga ati waruzi n'ikindi, ati nta kibazo, iyo polisi ushaka guhamagara yihamagare, ati ntari bindi abyemeye yihamagare maze turebe icyo bari buze gukora hano, sibyo? Si ushaka guhamagara polisi, nta kibazo yihamagare. Nuko umukobwa yabwiye ikigabo kurikira agafilime witonze. Umukobwa yahise abaza ikigabo ati se none hari ikindi ushaka, hari ikindi wifuza cyangwa nigendere? Nagenda cyangwa hari ikindi wifuza ko ngukorera? Umukobwa yabwiye umugabo uti ngaho hamagara polisi, se ngaho tusha, ngaho ibeshye hamagara polisi. Umugabo yagize ubwoba bwo guhamagara polisi. Umukobwa yahise akurura varize ahigendera. Byanga bikunda iki kigabo kiri no mu makosa ko umukobwa agishegeye polisi mu gihamagare polisi. Ikigabo kigira ubwoba. Kurikire umugabo yashyizemo rinete arangije akurikira umukobwa. Umukobwa yaje hakuno arimo arakurura varize, harimo umwana, hari ahantu yaje menya ari mu karesitora. Yaraje baramubaza ati se wa mukobwa umeze neza? Umukobwa ahita abaza umukobwa ukora mu karesitora hakuno, aramubaza ati se tuwarete irihe? Umukobwa aramurangira ati iri hakurya. Kurikire umukobwa yaje abaza aho tuwarete ziri. Kurikira agafilime witonze. Yahise akurura varize ayerekeza muri tuwarete. Kurikira agafilime witonze. Ikigabo bisa nkaho cyanamukurikiye, ntabwo tubizi niba cyamuretse. Umukobwa yaraje yinjira muri tuwarete, bisa nkaho ariho nyine yabonye hari umutekano. Bidatinze muri ka karesitora umukobwa amajije kubarizamo tuwarete, na cya kigabo cyarinjiye. Kibaza wa mukobwa nanone kiramubaza ati se nta mukobwa mwiza ubonye rwose ufite varize winjiye hakuno arihe? Bisa nkaho nawe bamurangiye, bisa nkaho nawe bamurangiye ko ari hano muri tuwarete. Umukobwa yafunguriye akana kave mu gikapu akabaza ibyo ari byo. Yarakabajije ati wakana wari byinshi dufite kuvugana, va mu gikapu twumva ibyo ari byo. Yumva hari umuntu uje ahita afata kuri serire batangira kuyirwanira. Kurikire umukobwa yafashe kuri serire kugira ngo n'ikigabo nigifungura byange. Ikigabo cyarafunguye biranga, cyaramubwiye ati sohoka wa mukobwa we, sohoka wa mukobwa we, urabizi ko utashobora kunyihisha kandi urimo hano, sohoka. Umukobwa yabonye nta yandi mahitamo akurayo telefone. Kurikira agafilime witonze ahamagara 911. Yahamagaye polisi. Ikigabo kirimo kirasakuriza hanze kiravuga ati rwose ntago wancika ibyo wakora byose, ako kana ndagashaka, sohoka gira vuba. Umukobwa Disi yafashe ku iserire arangije ahamagara polisi, arimo aratabara akana. Yabwiye polisi ahantu ari ngo ihamusange. Kurikira agafilime witonze arababwiye ati rwose mumbabarire mwihute, ati ndi mu kibazo, mfite ikibazo gikomeye cyane, mumbabarire mwihute. Ikigabo cyumvishe gufungura umuryango bidakunze, kirangije kibwira umukobwa ati sha ndagutegereza, ibyo ukora byose ndagutegereza, ntaho ndi bujye. Umukobwa ari kuri serire yumvishe ikigabo kigiye, arangije yegera akana arakabwira ati umva rero nkubwire, ati genda wihishemo hariya muri tuwarete, injiramo neza kandi uhagume wakana we, uhagume ntusohoke, urumva? Utuze uceceke uguma aho hantu kandi ntuhave. Nuko yabwiye akana. Umukobwa arangije aravuga ati uriya mugabo we ngiye kumutesha umutwe wowe gumaha. Umukobwa nta kana kamuhungiye hatakazi, gusa we arimo aragerageza kwifashiriza akana. Kurikira agafilime witonze yafashe rwa ruvarize hamwe akana kari kihishe, arangije atangira gupakiramo ibintu. Kurikire Yesu umukobwa yigiriye umutima wo kwifashiriza akana abonye kamuhungiraho. Akana namwe murabizi utwana nka turiya kugira ngo gahungwe ikigabo noneho kingana kuriya biba bigoranye, babisaba byanga bikunda akana kaba gafite umuntu uri kugafasha. Umukobwa yavuyeyo na varize ari gucunga varize, twe turabizi yakuyemo akana yagasize muri tuwarete, yakabwiye ngo ntikavemo, kumbe ikigabo cyari kimutegereje hakuno. Ikigabo cyari cyicaye twasize kimubwira ati ndagutegereza nta kibazo n'ubundi ntabwo uri busohokemo hano. Umukobwa yaje kwicara hano akurura na varize, ikigabo kirangije ewana kiraza kiricara kiramusuhuza ati wari umeze ute se? Ati watekerezaga se kugiye kuncika noneho? Umukobwa nuko yitegereje ikigabo. Ikigabo kirangije gikurayo imbunda hakuno, kirangije kiravuga ati wowe ndamutse ntakweretse ko ndi seriye ntago wanyumva, ntago wakumva ibyo ndi kukubwira ko bikomeye wa mukobwa we.
yamweretse imbunda amubwira noneho ko ari seriye. Arangije abwira umukobwa ati noneho rero, ati rero mpereza iyo varize nyine ibintu byose bigende neza. Hari umuseriveri wahise aza kubareba, wibuke yahuye n'uyu mukobwa kare, uyu mukobwa nani we wamurangishije amwereka toilette. Yaje ababaza ati se niki mushaka ngo mbazanire? Umugabo arangije ahita baka ibimenyu, ahita yaka umukobwa ikimenyu hakuno, abwira umuseriveri ati nta kintu dushaka. Umukobwa yarabyanze aravuga ati nta hantu hamwe tujya. Umugabo yaramubwiye ati, yarabwiye uriya museriveri ati turagiye nta kintu dushaka. Umukobwa yarabyanze. Umukobwa arangije abaza umuseriveri aramubaza ati se hari utuntu tuba turyoshye mufite hano basi turebe ko watuzanira? Ati nk'udusarade. Arangije acira uyu museriveri udusinye hakuno, amubwira ko ari mu kibazo akeneye ko uyu museriveri amukiza iki kigabo. Kurikira agafilime witonze. Umuseriveri yahise yiyumanganye, yahise yijijisha, gusa arabibonye ko umukobwa ari kumusaba ubufasha ahita yijijisha ati ati ni wowe, aturanyibuka. Ukurikire ni umuseriveri uri kwijijisha nawe ari kwakitinga hakuno, ati ndi kubona nkuzi mwana. Arimo arabwira uriya mukobwa, ikigabo cyo cyitegereje ibyo barimo biragicanga. Umuseriveri aravuga ati ninjye Sara mwana, ninjye Sara, ntabwo unyibuka. Umukobwa aravuga ati ati Sara, ati wow Sara, ati ndakwibutse mwana. Umukobwa aravuga ati yego mani ninjye Sara. Ahita abwira umuseriveri, ahita abwira iki kigabo arakibwira ati uyu mukobwa twiganye muri universite, ati rwose twize hamwe. Umukobwa nawe aravuga ati yego, ati mbega, ati cyagiye twigana, ati wari ufite umusatsi rwose usa na pink ariko ndabona warahinduye ubu none ufite umusatsi w'umukara. Umukobwa arangije aravuga ati rwose ndabyibuka pe, ati kijya gihe rwose nari nafashe umwanzuro mubi wo gushyiramo umusatsi utukura kuriya. Ati wa muhungu usura mwibuka, wa muhungu twiganaga. Kigabo gihita kibaca mu ijambo kibwira umukobwa ati ariko uyu mukobwa twari turimo turaganira uri muradutesha umutwe. Ati twari turimo turaganira, wa museriveri we uri muratuvangira nge n'uyu mukobwa turi kuvugana. Umuseriveri ahita avuga ati yego ndabibona, ati rwose unyihanganiye kuba nari mbabangamiye nkabaca mu ijambo, ati ariko se wadufatira agafoto nge n'uyu mukobwa? Arangije amuhereza telefone, ikigabo kiravuga ati wapi. Umukobwa arakibwira ati rwose tubabarire basi dufatira agafoto. Kurikire umukobwa yasabye uyu museriveri kumufasha kumucikisha iki kigabo kuko kirimo kiramutesha umutwe rwose. Barasetse rwose, umugabo arabafotora. Umugabo arangije ahita abwira umuseriveri ati se noneho ko ngukoreye ibyo ushaka wagenda nge ngasigarana n'uyu mukobwa tukaguma tuganira ibyo twashakaga. Umukobwa aravuga ati rwose nta kibazo, ati mpaye isegonda rimwe. Arangije ahita ihereza telefone umukobwa, aramubwira ati nshyiriramo nimero yawe. Ati wampaye nimero yawe? Ati ndaza kukoherereza amafoto. Nuko yabwiye umukobwa, gusa byose ni amasinya bari gucira. Nukurikira agafilime witonze. Umukobwa aho kwandikamo nimero yanditsemo ngo muri toilette harimo agakobwa ndashaka ngo kugafasha ugakuremo. Yabyanditse muri telefone atabivuze, bivuze ngo n'ikigabo ntabwo kiri bumenye ibyo uyu mukobwa abwiye uyu museriveri. Yamwandikiye muri telefone ati muri toilette harimo agakobwa, genda ugakuremo byibanga ukankirira ahantu hatekanye. Umukobwa yarabisomye, naje ahita yitegereza umukobwa aramubwira ati okay, turakoze kumpa nimero yawe kugira ngo bajijishe umugabo. Umukobwa arangije ahita agenda, arababwira ati nta kibazo reka mbe ngiye, ati ndaza kugaruka nyuma y'iminota mike ndatekereza ko muraba mwasoje kuganira. Nuko umuseriveri yavuze, arangije arigendera. Gusa ibyo umukobwa mubwiye byose yabyumvise, gusa iki kigabo ntabwo kizi ibijya mbere. Kurikira agafilime witonze. Umukobwa yasigaranye n'ikigabo hakuno. Umugabo yabajije umukobwa ati harya twavugaga ku biki mwana? Ati ntabwo byibuka neza se. Nanone akurayo imbunda. Ati urahitamo hagati y'ubuzima bwawe cyangwa iyo brief cyangwa iyo varisi ufite. Nuko yabwiye umukobwa ati none urahitamo iki? Ukwitegereza hakurya abona umuseriveri kuko yabikoze, yakuye yakana bucece bari inyuma y'ikigabo. Umukobwa yarabyitegereje, ikigabo kibona ari kureba ahandi hantu, kiramubaza ati se sha uri kureba iki ubundi? Umukobwa aravuga ati nta kintu narebaga. Ati rwose nari ndimo ndareba ku ruhande gusa ndi gutekereza byinshi, nta kintu narebaga. Ntabwo yeretse ikigabo ko yarebaga, barimo baracika. Akana bagakuyeyo barangije baragacikisha. Umukobwa bonye bagasohoye ahita yiruhutsa umutima aravuga ati none waruzi n'ikindi?
ati waruzi n'ikindi, ati nta kibazo varize wayifata, ati fata varize rwose ushaka duhe ubu ni yawe rwose dore ngiye. Umukobwa aranje arayikurura yihereza ikigabo kizi ko ariho harimo umwana, gusa umukobwa yigihaye ari uko abona ko umwana bamusohoye. Ikigabo cyabwiye umukobwa tufashe umwanzuro mwiza sha. Ikigabo gifungura varize kivuga ati wakana we waruzi kuri buncike, cyitegereje kibura kana, cyitegereza umukobwa cyenje kiramubaza ati sibi ni ibiki uri muri ampereza wa mukobwa we, ibi ni ibiki uri muri ampereza, n'umujinya mwinshi harimo ibipehashi. Kirangije kigira umujinya kibaza umukobwa ati ibi ni ibiki wa mukobwa we, ati ushaka kumbeshya, kimwereka imbunda kiramubwira ati wa mukobwa uzi ibyo uri gukina nabyo. Umukobwa yitegereza kuri toilette, ikigabo kibonye ari kuhareba gitekereza ko ari hakana kari, kirangije kirukankira kuri toilette. Umukobwa nawe akiruka avuga ati wapi, ati rwose mbabarira wije muri toilette, ako gakobwa ntugakoreho, ako kana ntugakoreho, ntunatekereze kumukoraho. Ikigabo cyahungiye muri toilette kizi ngo nimwe akana kari, kumba kana bagasohoye. Umukobwa aza yitegereza ko ikigabo cyagiye muri toilette, ahita kura y'umweyo hakuno, arangije ahita afungirana ikigabo muri toilette. Ikigabo mu kwinjira muri toilette cyumva bari kugifungirana. Kuri kire ikigabo cyarakomanze kiravuga ati waretse ngasohoka wa gakobwa uri muri akora ibiki. Umukobwa yaravuze ati yego ndakure kusohoka ariko polisi yageze hano nibwo uri busohoke. Ko umukobwa yabwiye ikigabo kirakomanga kiravuga ati wa gakobwa aho ndi bugufatire ndakwica, ati ndakwica wa gakobwa aho ngufatira hose. Ibihuko umukobwa yahamagaye polisi kare, ubwo bivuze ngo polisi iri mu nzira igiye kuhagera. Umukobwa yafungiranye ikigabo muri toilette, amasaha yari 10, dutegereje polisi kwihagera. Disi kakana bagakuyeyo, akana karangije karababaza ati se mama rihe, niko kababajije uko ari babiri, karababajije ati se mama rihe. Ikigabo nuko polisi yagikuyeyo n'ipingu mu mugongo. Hari umugore waje yiruka yahungabanya avuga ati sheri, ati kana kanjye, ati nari nakubuze, ati mbega, ati wakana kanjye disi nari nakubuze, nari ngukumbuye natekerezaga ko nakubuze, ati rwose umbabarire sheri. Nuko mama yaje abwira kana, yaje avuga ati mana yanjye we, ati rwose unyihanganire sheri, ati sinzi numvaga nakubuze. Akana kahise kabwira mama ati mama aba nibo bantabaye. Mama yahise ahaguruka avuga ati rwose mwakoze pe, ati mwakoze cyane kuntabarira umwana, ati natekerezaga ko namubuze. Bisa nkaho kiriya kigabo cyashakaga kumushimuta. Mama yabajije akana ati kana kanjye umeze ute, ati umeze neza. Disi umubyeyi yari yahangayitse yabuze akana ke, akana gatabawe n'umukobwa hakuno. Disi umukobwa bihuriye gutyo yarakifashirije agafilime kacu, nuko tugasoje. Ni wagakurikiranye wanagakunze na gusaba gukora subscribe, kore like, comment and share, dusubire mugakurikira. Ciao, bye bye.